ibuka y'Imana yagukuye cyagihe ubundabunda Imana niko itakoze. Hari n'abandi mwahize imihigo mwanze guhigura, ariko igihe kirageze kugira ngo muhige indi mihigo kiraje. Wanze guhigura ariko igituma wongera guhiga nacyo kiraje. Turabivuga mu gatera waraza, ariko uwemera kumvira agaca bugufi. Ntago ari ibintu biruhije. Gukiranuka mwene data ntago ari ibintu bigoye. Kino giti kigiye kuma, kiruma ubwacyo, ndetse n'amashami yayo agiye kuma. Subiremo, kino giti kiratoshe ariko kigiye kuma, ndetse n'amashami yayo agiye kuma. Nta muntu uzigera umenya ko cyegeze gitoha ukundi, reka. Ndetse n'abashyitsi bazakigeraho ntago bazamenya ko kegeze gitoha. Ntibizashoboka. Usubiremo, kino giti kigiye kuma, amashami yacyo agiye kuma, kandi n'amababi yacyo atoshe agiye kuma. Umva wagitiwe ijambo ry'Uwiteka, kubera ko wasuzuguye Uwiteka Imana, aragucyaha ntiwumva, agucyahira mu birere bitandukanye wanga kumva. Imana yambwiye ngo wagitiwe, imbaraga zawe ndetse no gutoha kwawe bigiye gushiraho, kandi ugiye kuma. Ariko impamvu ugiye kuma ni ukubera uzize kutumva. Yaragucyashye keshi, urinangira, uti ndakomeye, uti mfite amashami atoshe, ati ntacyo nzaba. Imana yambwiye ngo nta mvura izongera kukugwaho ukundi. Abantu mugiye guhiga mu bidashoboka, ariko ngugiriye inama, wahigura imihigo wagize gute wahise, kubera ko ibigiye gutuma uhiga nabyo hano imbere tegera ugiye kubibona. Yes, reka nongere mbasuhuze mbifurize byiza mwese mukomeje kudukurikira umunsi ku munsi, amanywa ndetse na nijoro. Reka mwifurize umugisha w'Imana aho uhereye hose impande zitandukanye zigize isi dutuye. Njyewe nitwa Ben, iyi ni Savana TV Show. Mwaye ikaze, nyemerera nkwibutse gukora subscribe kuri utarigeze uyikora, kugira ngo tujye tubona umunsi ku munsi, gatanu kuri gatanu updates zacu ivuga butumwa tuba turi gukora ari kugeraho mu buryo bworoshye cyane. Mwifurije ijoro ryiza kuri dukurikiranye nimugoroba. Imana ize kuguha inzozi nziza kandi ize kukurindira aho utazi uri. Imana iguha umunsi mwiza kuri wowe dukurikiranye ari ni mu gitondo, nukuri imirimo y'amaboko yawe Imana ize kuyihira. Ndi kumwe n'umuhanuzi Prophet Daniel, akaba n'umuvugabutumwa mwiza, ni n'umuhanzi. Uranyemerera tumwakire kuri wo mubonye ari ubwa mbere, atwibwira amazina kugira ngo tuze kubana tuziranye mu mwanya tugiye kwinjiramo. Murakoze cyane, ndabishimiye. Amen. Kuri Savana TV Show nishimiye kubana namwe uyu munsi wa none. Yego. Ntabwo ndi jenyine, ndi kumwe n'Imana Data ndetse n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Nibo banyoboye, nukuri ndashima Imana. Rero abo turi kumwe nabavuze, naje nitwa Daniel Tuyisenge. Ndi umukozi w'Imana uhamagawe n'Imana mu gihe nkiki kugira ngo ndangurure, mvuge ijwi rirenga, ngira abantu iz'umwuka bwira amatorero mu gihe nkiki. Amen. Rero ndi umukristo, kandi gakondo yanje iri mu ijuru ku Mana Data. Haleluya. Nta bindi nshaka, nshaka kuja mu ijuru. Amen. Nshaka ko ubwo azabaje guhamagara amazina, nanjye nzumva izina ryanje nkitaba. Haleluya. Kandi nzabigeraho, kuko ubwami bwo mu ijuru buratwararirwa. Nukuri. Kandi intwarane zibugisha mu imbaraga. Nukuri. Si imbaraga z'amafaranga, si imbaraga z'ama-etaje twubaka mu isi, si imbaraga z'amamodoka n'ibindi, oya, ni imbaraga zo gukiranuka. Kuko yaravuze ngo nje ndi umukristo, ndi umutabazi, ngo mu ntambara ndasana n'ibyaha. Wemera kurasa ibyaha ntacogore, Kristo akaba hamwe nawe, azanesha. Kandi aho turi kuja ni heza, ariko aho turi kuva ni habi. Ni habi cyane.
n'uwo rero Imana ishimwe cyane ndabaramukije abari nahi Rwanda abari Bukavu abari Kongo abari Tanzania abari Burayi abari muri Afurika mwese muhezagirwe Imana y'amahoro ibaheze umugisha kandi turabakunda cyane iyo tubakunda turanabasengera jewe iyo nkunda umuntu ndamusengera tutabakunda ntabwo twahabwa buno butumwa impamvu tubuhabwa nuko tuba twabasengeye Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu amen yego tugahe ikaze rero kuri Savana murakoze cyane unyemerere duhe n'ikaze abantu badukurikiranye muri uyu mwanya biyumve mikaze nzi ko hari ibintu bikomeye cyane tugiye kuganira Umwuka Wera akagira ibyo aza gukemura ubushize twaganiriye ku ijambo ry'Imana abantu baragukunze nagiye mbona comment hari n'abamamagaye kandi bitihise nawe ngira ngo baraguhamagaye yego byagenze neza rero Umwuka Wera yakoze imirimo hari abantu bihannye ibyaha hari n'abandi bagiye bava mu nzira mbi bari barimo baza mu nziza Imana ishimwe cyane ndibwira ko rero n'uyu munsi tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana yego tugiye kongera kuganira ku ijambo ry'Imana nizo zatuzanye kandi burya jewe iyo abantu bari mu guhamagara bihana biranezeza cyane umutima wanje uranezerwa kuko nico nahamagariwe no guhindurira abantu kuba bigishwa ba Kristo kugira ngo bahindukire bave mu mwijima wicura burindi wisi basange Kristo abaruhure nico nahamagariwe ntakindi rero iyo bari mu kwihana ndetse bari mu guhindukira umutima wanje uranezerwa mba numva muri je nezerewe cyane ko nukuri kandi natwe nibyo bintu babitubesheje hano no kugira ngo abantu bumve ubutumwa bwiza bwa Kristo noneho bahindukire bave mu byaha amen ndakwinginga umfashe gusenga Imana kugira ngo Umwuka Wera aze kutuyobora yego mu mwanya tugiye kujyamo reka dusenga Imana yego Mana mu izina rya Yesu Kristo urakomeye urahambaye imirimo y'amaboko yawe iratangaje uri umunyembaraga uravuga bikaba wategeka bigakomera ineza yawe ntigira akagero ntirondoreka ico wagambiriye gusoza ngwino ugisohoze ico wagambiriye gukora ngwino ugikore ubane natwe abari hanze y'u Rwanda abari mu gihugu cy'u Rwanda abari muri Afurika abari i Burayi abari mu migabane igiye itandukanye ureke umuntu wese mwami umutiza amatwi abashe kumva icyo Umwuka abwira amatorero utaramane natwe ntibaboneje Daniel babone wowe ntibumve jewe Daniel bumve wowe nibumva wowe barahindukira nibabona wowe baratinya bahunga izaha begera ubugingo buhoraho ureke mwami bano bantu bose bakirisha ijambo ryawe kandi ubogesha amaraso yawe yamenetse ku musaraba Golgotha ntituvuga izacu tuvuga izawe ndi imbere yawe reka mbigikoresho nawe wikorere uvugire muri nje uko wagambiriye kuvuga abari kuvuga mu izina rya Yesu Kristo urakoze amen amen amakuru rero umeze uti mo tumeze neza turashima Imana yego ubwo Yesu ankunda ndamahoro haleluya kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro amen kandi kuba naruhagiwe n'amaraso yego ari amaraso akameneka naje nkagira ayo mahirwe yego nkaba tayara kanyoze ngahinduka Daniel murebe yego ndamahoro meze neza ndakeye nta kizinga nza nkunda kuvuga ngo nta mutima mubi mfite oya n'abantu abankunda n'abanyanga ndabakunda jewe yego nageze igihe ngera kuri tape umuntu akangirira nabi ngakomeza kumugirira neza akagaruka akangirira nabi nkamugirira neza noneho biza kugera noneho baratinya yabona ngiriye nabi akampunga kantinya ariko ndagira ngo mbwire umuntu wese utankunda unyanga ndi tayari kumukunda nukuri ndamukunda cyane kandi ndi tayari kumuhereza support yariyo yose Imana yayimpaye izaba inama bwa ubufasha bugiye butandukanye Imana yabumpaye ndi tayari kugirira neza abanzi banje yego hari abantu batajya bagirira neza abanzi babo bibaho benshi umuntu akamaza ku musozi nguyu akamatangira guhirika nk'amabuye ngo kumbiritse rino buye ngo niko mbiritse umwanzi wanjye barahari abandi ati nturanye n'umurozi yaransengereje ngo shaka kwimuka ariko aho uri umukozi w'Imana ukimuka umurozi nkandi suko se
umukozi w'Imana nitabaza kamvuge kano kantu ndumva bimanitse mwihangane kugira ngo n'abantu baza bashaka kwimuka mu gace karimo abarozi ntibimuka ahubwo nibaje gushaka amavuta abarozi bazakizwa. Yego. Umukozi w'Imana nitabaza rimurika riba rigomba kumurikira bari mu mwijima. Yego. Abari mu mwijima ni bande? Ni babandi bakiroga, babandi bakija mu ngeso mbi, babandi batagitinya kugira ishari, babandi batagitinya kuroga ndetse no kuja gusambana n'ibindi. Umukozi w'Imana akwiye kubitabaza ribamurikira bakava mu mwijima, ntabwo akwiye kubahunga. Jewe sinavuga ngo ahantu utuye ngo bari mukundo gareka mbahunge. Oya. Ahubwo ndakwiye gusenga cyane kugira ngo bakizwe bahindukire bave muri izo gahunda zabo mbi. Ntangaze buno butumwa ndagira ngo wige kugirira neza umwanzi wawe, wige gufasha abagenzi bawe, uwakugiriye nabi mugirire neza. Niko yavuze ngo mwere imbuto zikwiye abihari, abantu nibabona imirimo yanyu myiza bazahimbaza so wo mu ijuru. Amen. Amen. Umugabo nkunda wagenje uko ni Stefano, ngo bamuteye amabuye ngo kandi akamubabaza, bamutera ibuye rya mbere mu kico akomeza kubabara, ariko ntiyita kuri ya mabuye akomeza kwerekwa. None wowe baragutera amabuye kwerekwa bikananirana, ubukene burahagera kwerekwa ntibzongere kuboneka, ubona ideni ugira ideni kwerekwa ntibongere kwerekwa, imiryango irakwanga ntibongere no kurota, ugacika intege. Ariko Stefano ngo bamutikura amabuye ngo akomeza kwereka ngo ntiyita kuri ya mabuye, ngo arangije aravuga ngo ndatangaye cyane ngo nderetswe, mbonye ijuru rikinguka, mbonye umwana w'intama w'Imana yicaye iburyo bwa Se. Haleluya. Ngo arinda apfa akiri kwerekwa. Mene data mureke twige kugira urukundo, aho bishoboka no bidashoboka tugira urukundo. Yego. Murakoze cyane rero, numvaga umwuka mbwira kano kantu kugira ngo ngahereho nawe wasabiraga umwanzi wawe nabi urekeraho. Negeze nja gusengana n'umuntu ku musozi, mare turasenga harya hantu wa musozi twegeze dukoreraho ikiganiro. Ndahibuka. Je nkunda gukorera ibiganiro ku musozi, n'ubu nari ndimo ndasenga hano ku musozi. Yego nokuri. Imana ishimwe. Amina. Tumara twagiye gusenga numve atangira gusenga avuga ngo Mana ati runaka arandoga, namaze kubimenya ndamwishe mu izina rya Yesu, mwice mwamavire mu nzira, ndagakwiye kuguma nsengereza aramwica neza mwisengera. Ndakubwiza ukuri numvira ibintu ahaya asenga, yavuze amena naminutse agasozi nagiye. Naravuze ngo ni pepo twazanye ku musozi. Urabwira umwanzi wawe ngo napfe kubera begesengesho kuko isi utakera imbuto. Yakobo yaravuze ngo ahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo iry'Imana yasezeranyije abayikunda. Abantu ntibagikunda buno butumwa kubabwira ko Imana ibashakaho, ahubwo bari mu gukunda ubutumwa buvuga ibitangaza. Oya, ibitangaza bihera mu kuko wagize urukundo. Uzabona igitangaza nugira urukundo. Nitugira urukundo isi izaba nziza, nitugira urukundo tuzaja mu bwami bw'Imana. Kandi ijambo ryaravuze ngo uwanga mwene se wese n'umwicanyi, ngo kandi nta mwicanyi uzakandagira. Ntawe uwanga mwene se ninde? Tagari uwo munsi ibere rimwe, twose twonkeye kuri Kristo, niwe watwonkeje twose ibere rimwe, twose ku maraso ya Yesu Kristo turi bamwe. Rero dukwiye gukundana. Yego. Jewe ndabakunda rero. Hari n'abantu ari nk'umuntu uja kubona kama yandika komenta akamatukana. Ni pepo yaguteye. Imana igukize iguha umutima muzima mu izina rya Yesu. Umenye ko Imana igushakaho. Ntabwo uzaja mu ijuru gifite umutima w'inabi, ntabwo uzaja mu bwami bw'Imana ukija muri ibyo ukigira umutima wo kutababarira, ntibizakunda. Jambo ryaravuze muri Matayo ngo nuko nimutababarira abantu izaba bakoreye, naso nawe ntagazababarira izaha, ngo ariko nimubabarira izaha zabo naso nawe azababarira namwe. Reka mbe ndekeye aho ngaho, uzaze umunsi umwe dukora ikiganiro tuvuge ku rukundo. Yego.
abantu bamenye ko urukundo ari rwo ruyoboye ibintu zose tubigisha urukundo icyari cyo yes nirwo ruyoboye ibintu zose tuzabisobanura neza yego icyo kintu ndakikwemereye kandi abadukurikiranye mujye mutuba hafi nyine kugira ngo mujye mukubona ibyo tuba turi kugenda tubagezaho n'ubundi ntabwo ndi buze tumuva muri uwo mwuka urimo ndagira ngo twinjiza mu ijambo ry'Imana kugira ngo dukomeze duhemburwe n'ibyo Imana gushyizemo murakoze cyane nico cyatuzanye n'ugutambutsa ihuduma ni ujumbe mpa kugira ngo tubuzane hano kwa zino mbuga yego bene data ni umurimo utoroshe mbabwiriza mbareba ariko mwe ntimumbona ariko je mbareba soko ariko Imana igukoreho mu izina rya Yesu haleluya Imana igukoreho kugira ngo wumve buno butumwa ndagira ngo usome mu migani yego migani gice cyawo ca mbere umurongo wa 23 yego ilo stika tonda stala bala mokostifo nekota hela shala belastika o pelastiki desa la molimo tandeba ndagushimiye Mana yego nahageze imigani igice cya mbere umurongo wa 23 aravuga ngo nimuhindurwe n'imiburo bene data muri impande zitandukanye Imana yantumye ngo nimwemere guhindurwa n'imiburo imiburo iri gutambuka no kuri aya mamedia n'ahandi nimuhindurwe n'imiburo y'Uwiteka Imana ba diaspora abari Buraya abari Rwanda barahatandukanye nimwemere guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka niko Uwiteka yantumye ngo mbabwiye guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka biraza kuguhatike ikwinjiza mu burinzi bw'Imana yego dore nzabasukaho umwuka wanjye nuhindurwa n'imiburo y'Uwiteka aragusukaho umwuka wayo wera nzabamenyesha amagambo yanjye azatuma umenya amagambo uyu mwuka numara kumusukaho uzagira ubwenge uzamenya amagambo y'Uwiteka hindurwa n'imiburo y'Uwiteka emera guhinduka mwene data n'imiburo y'Uwiteka yego 24 narabahamagaye muri Imana irabahamagara keshi ibahamagara mu ijambo rya mu butumwa butandukanye ikabahamagarira kwihana ariko ngo yarabahamagaye murayininira kuki wamagarwa n'Imana ukaninira nibiki biri kukurangaza mwene data ese ntago uri kubona aho iminsi igeze ese ntago uri kubona aho ibihe bigeze urwanyi we chongira nawe asubiza yitonza ati ururugamba ruzashira guma mu ntambara we ndacabazi zaremwe zose bisubiza bitya biti iyi si yaciza gushira hazindi horaho umenyizo bimenyetso bigaragaza kuza kwe kandi zaremwe uko bingana ziteza impanda ye narabahamagaye muraninira yavuze ku wa mbere guhamagara uraninira ukomeza gutwarwa na business ukomeza gutwarwa n'idolari muhanuzi yaraguhamagaye ukomeza gutwarwa n'ubutunzi bw'isi narabahamagaye bashumba muraninira narabahamagaye banyamasengesho ariko mwaraniniye niki ntakoze narahamagaye ariko muraninira ariko yantumye ngo noneho nimwemere guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka yego nabaramburiye ukuboko nihagira ubyitaho mukubamaga yagira baramburira akaboko burya mwari mwabuze uko mubigenza ibuka amateka yaho wavuye ese wowe ushingiraho usuzugura itegeko ry'Imana ibuka y'Imana yagukuye cagihe ubundabunda Imana niki itakoze hari n'abandi mwahize imihigo mwanze guhigura ariko igihe kirageze kugira ngo muhige indi mihigo kiraje wanze guhigura ariko igituma wongera guhiga nacyo kiraje bene data mwakemeye guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka abantu mugiye guhiga mu bidashoboka
mugiye guhiga mu bidashoboka ariko ngugiriye inama wahigura imihigo wagize gute wahise kubera ko ibigiye gutuma uhiga nabyo hano imbere tegera ugiye kubibona. Soma 15 ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose nabagiriye inama murasihinyura ndavuga mbagiriye inama nti mwabiha agaciro mwagiriwe inama n'Imana keshi irabahugura ariko murazanga mwahinyuye inama z'Imana ariko utemera guhindurwa n'imiburo y'Uwiteka uwo ntabwo ndi kumwe nawe. Yego siko pamoja nawe ari kuwemera kumvira Imana igiye kumurokorana nabiwe. Haleluya. Turabivuga mu gatera waraza ariko uwemera kumvira agaca bugufi ntago ari ibintu biruhije. Gukiranuka mwene data ntago ari ibintu bigoye. Soma twigende. 25 undi arakomeza akavuga ngo no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Imana irabacyaha mukavuga ngo turi mu kubatera ubwo yagiye bacyaha kesha ariko nti mwabiha agaciro yaragucyashye cyagihe ntiwazitaho ukomeza kwanga kumva yaragucyashye mama uburibagiwe wabuze ejo bundi Imana iguhaye urugo igukoreye ubukwe iguhaye umugabo iguhaye abana ikuvanye mu mfu ubugira kangahe ikurinze kugwa ku iseti inshuro zingahe ikurinze gereza warayibonaga imbere yawe ikora imirimo igiye itandukanye yewe subiza amaso inyuma niko Imana yambwiye urebe ibitangaza Imana yagukoreye nurangiza wemera uhindurwe n'imiburo y'Uwiteka nudahindurwa n'imiburo y'Uwiteka Yorodani yani imbere igiye kuzura uzayambuka nuri ikimenyetso cy'Uwiteka Imana uzayambuka nuri ikimenyetso. Havuze gute 25 no na 6 nuko rero nanjye nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago ariko nubwo mutari kwemera guhinduka igihe kizago kizaza nikimara kuwagera nayo ngizabakina ku mubyimba mwagize ibyago. Imana igiye kugukina ku mubyimba wa mujura we yewe munyabinyoma yewe uvuga ngo warose utarose uvuga ngo weretswe uteretswe muhanuzi ibinyoma Imana igiye kugukina ku mubyimba wagize ibyago. Yewe mutinganyi we igihe kigeze hehe yewe munyamasengesho igihe kigeze hehe yewe wa murosi we igihe kigeze hehe ariko igiye kugukina ku mubyimba wagize ibyago. Igiye kuguseka icyo watinyaga kikugezeho izo mwatinyaga bigiye kubageraho izo mwatinya cyagiye bigiye kubageraho izo tubabwira mu gatinya ariko ntimwihane bigiye kubageraho ngo nzabaseka mwagize ibyago nzabakina ku mubyimba icyo mwatinyaga kibagezeho. Kino giti kiratoshe neza kino giti kiratoshe cyane kandi ariko kino giti mureba nubwo gitoshe kino giti kigiye kuma kiruma ubwacyo ndetse n'amashami yayo agiye kuma. Usubiremo kino giti kiratoshe ariko kigiye kuma ndetse n'amashami yayo agiye kuma. Nta muntu uzigera umenya ko cyegeze gitoha ukundi reka ndetse n'abashyitsi bazakigeraho ntago bazamenya ko kegeze gitoha ntibizashoboka. Usubiramo kino giti kigiye kuma amashami yacyo agiye kuma kandi n'amababi yacyo atoshe agiye kuma. Umva wagitiwe ijambo ry'Uwiteka kubera ko wasuzuguye Uwiteka Imana
aragucyaha ntiwumva, agucyahira mu birere bitandukanye wanga kumva. Imana yambwiye ngo wagitiwe, imbaraga zawe ndetse no gutoha kwawe bigiye gushiraho, kandi ugiye kuma. Ariko impamvu ugiye kuma ni ukubera uzize kutumva. Yaragucyashye kenshi urinangira, uti ndakomeye, uti mfite amashami atoshye, ati ntacyo nzaba. Imana yambwiye ngo nta mvura izongera kukugwaho ukundi. Imana igiye guteza izuba rikomeye maze rigutwike unyukanyuke. Kwa gukomera kwawe no gutoha kwawe bigiye kubura. Ndetse wagitiwe abaturanyi bawe bagiye kuguseka, ndetse kandi ugiye kumwara, ugiye kumenyerwa n'inyamaswa zo mu gasozi. Ibigurukira mu kirere bigiye kugutinya kubera ko ntago bizongera kukugama mu izuba ukundi, kubera ko ugiye kuma, ugiye guteshwa agaciro. Umva wagitiwe amagambo y'Uwiteka. Imana yambwiye ngo nta butabazi na bumwe ufite, kubera ko waracyashywe kenshi urinangira. Imana yambwiye ngo wagitiwe, n'imizi yawe igiye kubura, igiye kuborera mu butaka. Wagitiwe, inyoni zazaga kukwarikamo ukumva kukomeye cyane, kubera ko ibigurukira mu kirere zazaga kukugamamo, ariko nazo biraguhunze. Nta nyoni zongera kwarikamo, ntayo. Wagitiwe, agaciro kawe karabuze. Inama nakugira wagitiwe, ariko kumva ko ntabwo wumva. Ufite amatwi ariko ntiwumva, ufite amaso ariko ntubona. Ariko umva nkubwire wagitiwe nitambukire. Umva nkubwire nitambukire wagitiwe. Umva nkubwire inama ya nyuma ndetse n'ikintu ushobora gukora. Nuko washyiraho itegeko ukabwira amashami yawe, ndetse ukabwira ikikuriho cyose, ndetse ugaca bugufi ntiwite ku mbuto zikurimo, ntiwite ku izi mbuto zikurimo wagitiwe. Urasabwa kwiyambura icyubahiro cyawe ndetse n'aya mashami, ukayambura icyubahiro yari afite no gutoha kwayo. Mugaca bugufi, mukihana, mugasaba Imana imbabazi kubw'ibizira mwakoze bikomeye, kubwo gusuzugura itegeko ry'Uwiteka. Imana yambwiye ngo murebere ku biti by'Indenevi ndetse n'izari ahantu hatandukanye, zaciye bugufi zambara ibigunira, ndetse n'amatungo yazo ya lopestika ntiyarisha. Uwiteka agira ibambe, arabababarira. Wagitiwe, ubwo nibwo butabazi bwonyine ufite. Nibitabizo, iri jambo ry'Imana rigusohoyeho vuba, kandi ntacyo uzireguza. Wagitiwe, umva amagambo y'Uwiteka. Guca bugufi kwawe niko konyine gushobora kuguhesha kubaho. Ariko bitabaye ibyo, kandi bibe bitarenze mu mezi 3 ari imbere yawe, amezi 3 nashira utarakora ibyo wagitiwe, nzagaruka muri iri shamba utakigaragara, utakinibukwa, kuko ari ku Uwiteka Imana yambwiye ngo nkubwire. Amen. Ndagira ngo usomere
muzayishuriwe Yohana. Yego. Yohana. Izayishuwe muri Yohana. Yego, Yohana kangahe? Ibice zaho 3. Ibice 3. Hera ku murongo wa 6 urasoma ugeze kure urihangana. Nta kibazo. Tastika topesifo elibanse kota ego. Yego, ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri. Yego. N'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ikizarwa n'umubiri ni umubiri. Ariko ikizarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Abo umwuka bumva amagambo y'umwuka. Abo umubiri nabo bakumva amagambo y'umubiri. Ikizarwa n'umubiri ni umubiri. Ariko ikizarwa n'umwuka ni umwuka. Yego. 7 akavuga ngo witangazwa nuko nkubwiye yuko bibakwiriye kubyarwa ubwa kabiri. Witangazwa nuko nkubwiye ko bibakwiye kuzarwa ubwa kabiri. Yego. Umuyaga uhuha aho ushaka. Umuyaga uhuha ahantu hose ushaka. Ukumva guhuha kwawo ariko ntumenye aho uva cyangwa aho ujya. Soma kuri 12 ku murongo. Yego, tujye kuri 12. Ubwo nababwiye iby'isi nimwemera, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Ubwo nababwiye iby'isi ntimwemera, nimbabwira iby'ijuru muzemera gute? Yego. 13. Yego. Nta wazamutse ngo ajye mu ijuru keretse umwana w'umuntu. Komeza usome. Wavuye mu ijuru akamanuka akaza hasi. Yego. Kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni ku mwana w'umuntu akwiriye kumanikwa. Nk'uko Mose. Ntabwo duhanura n'ubwo. Ntabwo dutinya. Gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana da. Haleluya. Aho niho tuzajya. Na niho tujya. Inzira twarayihawe. Twayibwiwe n'Imana. Imana ishimwe cyane. Yego. Dukomeza hano kuri 15. Komeza. Kugira ngo umwizera wese. Soma 15. Yego, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wawe w'ikinege. Yego. Kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana yakunze abari mu isi cyane. Yaragukunze cyane. Aragukunda. Arakwiyegereza. Ariko guhinduka zarakunaniye. Ariko wagira amakenga wamenya guhunga. Yaje kugira ngo akuzanire agakiza. Akuzanire ubugingo. Akuzanire buri kimwe cyose. Ariko wakomeje kunangira umutima wawe. Mama uri hehe uhagaze hehe? Yego, ibyahishuwe bice 3 umurongo wa 16. Nuko rero kuko urakaza uyazi. Nuko rero mwene data. Umva icyatumye Imana ikureba. Yarakureza ikurebera mu birere bine. Kuko urakaza uyazi. Udakonje. Ntubire. Ayiwe ngiye kukuruka. Ngewe Uwiteka igihe Imana igiye kuruka abantu. Ayiwe. Yarabacyashe keshi mushinga ijosi. Imana igiye kukuruka. Wagaragaye mu rusengero ariko ntiwagaragaza imirimo myinshi. Nta mbuto zimaze kugaragayeho. Nuko rero kuko urakaza uyazi. Udakonje. Ntunabizi. Nje Uwiteka ndakurutse. Imana igiye kukuruka. Umva munyamazgambo. Umva wowe ubika inzika. Umva wowe ujya kuraguza. Umva wowe usenga wiyoberanya. Umva wowe uhanura wiyoberanya. Umva wowe uhanura ukaja no mu businzi. Umva wowe usenga ibishushanyo bibajwe. Umva wowe urangwa n'imirimo ya kamere gusa. Umva wowe wakuyemo inda. Umva wowe uhora mu butinganyi. Umva wowe uramye ibigirwamana. Umva wowe wahuguje amafaranga. Umva wowe waciye inyuma umugabo wawe. Umva wowe umva mwene data. Umva wagisamba we. Umva wa mujura we. Uwiteka yavuze ngo agiye kukuruka.
ni Uwiteka yantumye. Yewe munyamagambo, yewe utababarira, yewe ukora ibiteye isoni, yewe ukora iby'isoni nke, Uwiteka Imana aje kukuruka. Uwiteka aje kukuruka. Umva wowe udakiranuka, umva wowe kwizera zarakunaniye, uhora ucira imanza abakozi b'Imana, uhora mu guca imanza. Uhora mu guca imanza, wagiye gucisha ibirozi ngo nizo bizakurinda, ngo bizarinda bizinesi yawe, ucururiza ku bintu, ariko Uwiteka agiye kukuruka. Yewe ruziruko, Uwiteka agiye kubaruka. Yemwe nimwumva amagambo y'Uwiteka. Uwiteka yantumye ngo agiye kukuruka, niko yambwiye. Yewe we wamubeshiwe, araza vuba kandi aje kukuruka. Araza vuba kandi aje kukuruka, niko yantumye ngo nkubwire. Soma twigendere. Kukuvuga uti ndi umukire ndatunze, uravuga uti ndakize, nubwo naje mu butinganyi ndiyo, ndigira mu busambanyi ndarya, ndasambana n'uwo nshaka, wowe n'abasambane bawe. Uwiteka agiye kubaruka. Wowe n'abo mwabikoranye, Uwiteka agiye kubaruka. Uravuga uti ndatunze, ndi umukire, ngenda mu modoka shaka, mfite ifaranga kuri konti, mfite akazi keza, ndakora izo shaka, ndanywa izo shaka, ndajya muzo nishakiye, ariko iyo akuremye ikakureba uri musaha, yambwiye ngo ije kukuruka. Iyo akureze wiyoberanya, yambwiye ngo ije kukuruka. Iyo akureze uri kujya mu marogi ndetse n'amahoteli atandukanye, iyo akureze uri kurembuza abasambane bawe, yambwiye ngo aje kukuruka. Iyo akureze uri kujya mu bigirwamana, yambwiye ngo aje kukuruka. Muhanuzi, iyo akubonye uri mu gukora ibiteye isoni, aje kukuruka. Mushumba, iyo akubonye uri gukora iby'Imana itaguhamagariye, yambwiye ngo ije kukuruka. Muhanuzi, muririmbyi, munyamasengesho, iyo akubonye yantumye ngo ije kukuruka, niko yambwiye. Abantu bebe maso. Uravuga uti ndi umutunzi di, ndaho zahera, mfite izina rikomeye, ndapotere ntaho byahera, ndi umuhanuzi ukomeye maze kubaka izina, ntacyo, ndi umupasitoro maze kubaka izina di, ndi umuririmbyi, ndi icyamamare, ndakomeye, izina ryanjye ryamaze gukomera. Ego disi we, ariko iyo akubonye cya gihe yambwiye ngo aje kukuruka. Ngo urashumbye, ngo ufite intamu uyoboye, ufite abakristo, ufite abantu bakumenye. Muhanuzi, ngo ufite abantu, ngo ntacyo uzaba, ngo warabishe izawe, ntawe ubizi, uhanurira ku kinyoma, usengera ku kinyoma, ushumbira ku kinyoma, ariko iyo akubonye yambwiye ngo noneho nayo ije kukuruka. Bene soza, Imana iguha umugisha. Soma dusoze. Akongera akavuga ati ndatunganiwe ntacyo nkennye, ngo ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa. Nyamara uri umutindi we wo kubabarirwa, kandi uri umukene n'impumyi, ndetse iz'umwuka ntabikurimo. Wabwiye abantu iby'umwuka bitakurimo, wavuze iby'umwuka bitakubamo. Muhanuzi we, wavuze iby'umwuka bitakubamo. Mushumba we, izo wavuze iby'umwuka ntabikubamo. Yabikiza kukubamo byazaraguhinduye, ariko ntabikubamo. Ariko uwakubonye Kristo yambwiye ngo aje kukuruka. Ntabwo atinya, aje kukuruka. Ati ndetse wambaye ubusa, nta kintu wambaye. Imana iri kureba abahanuzi benshi, ikabona bambaye ubusa, yareba abashumba benshi, ikabona bambaye ubusa, yareba bari mu makanisa bamwe, ikabona bambaye ubusa, yareba bavuga ngo barizera, Imana ikabona bambaye ubusa. Ariko iyo ababonye mwishushanya, Imana ije kubaruka. Yababonye mwishushanya, ije kubaruka. Dore ndakugira inama,
ungureho izahabu ariko ndakugira inama noneho bwa nyuma mushumba ndakugira inama bwa nyuma yewe ukurikiranye iyi TV yewe ukurikiranye aya makuru umva inama y'Uwiteka ya nyuma ikugira ungureho izahabu izahabu yatunganirijwe mu ruganda ubone ukuba umutunzi kugira ngo utunge ngwinungureho amaraso arakiza ayo namenetse Gologota arakiza ayamenwe ku musaraba Gologota arakiza yayandi yamenetse banyambika ikamba ry'amahwa yayandi yamenetse bantera imisumari yayandi yamenetse bankubita ibikoni yayandi yamenetse ngwino arakiza mwene data ni inama ya nyuma nkugiriye mushumba wowe Doketa Sikegoria wagiye gucisha ibirozi urabizi ucisha imbaraga urabizi imbaraga utunze sizo Uwiteka ariko ngwinungureho umva inama muhanuzi umva inama mubwiriza umva inama ngwinungureho amaraso yanje arahumanura ngurahizahabu yatunganirijwe mu ruganda kugira ngo ubone gutunga yego kandi ungureho n'imyenda yera kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara kandi unyureho umuti wo gusiga ku maso yawe kugira ngo uhumuke 19:20 haravuga ngo abo nkunda bose ndabacyaha nkabahana ibihano bibakwiye nuko rero gira umwete wihane mwene data wihane dore mpagaze ku rugi ndakomanga Imana ihagaze ku mutima wawe iri kukubwira aya makuru mushumba yakugezeho mwene data Imana yakugezeho yewe ruziruka Imana yakugezeho dore mpagaze ku rugi ndakomanga ndi gukomanga rekura ubusambanyi ndi gukomanga rekura ubusinzi ndi gukomanga rekura ubujura ndi gukomanga rekura izakubasa rekura jugunya iyo miti wavanye mu bapfumu kugira ngo ugire igikundiro jugunya wa mukobwa we jugunya wa mujene we jugunya mpagaze ku rugi ndakomanga jugunya mpagaze ku rugi ndakomanga ni inama ya nyuma ndi kukugira ndakomanga niwumva ijwi ryanje ugakingura urugi ndinjira iwawe dusangire yego bekeraho nukingura urugi nukingura mulango ukifungula rohoni wako ndinjira dusangire mbohore umutima wawe ariko nutaba amaso ugiye kuvunagurika utunguwe ariko nuba amaso ndakiza umutima wawe nuba amaso ndakiza ubugingo bwawe ndakugira inama kugira ngo wihane ariko nutihana ngwinungureho amaraso arakiza amaraso yanje arahumanura ngwinungureho kugira ngo ubashe gukira ariko nutaba amaso nzaza uri ngutungure kandi ntabwo uzamenyera igihe nzagutungurira kandi ntabwo uzamenyera igihe nzagutungurira bamaso mwene data tugiye gusenga Imana ndasoje ngiye gusenga Imana Nije Yesu witanze kera ku musaraba bitewe n'urukundo ngongu kizibyaha zawe mugenzi narakwitangiye wanituye iki wowe mugenzi narakwitangiye wanituye iki wowe Mana ndagushimiye urera kandi urakiranuka uri umunyembaraga maze gutambutsa ubutumwa wampaye gutambutsa maze gutambutsa message wampaye gutambutsa ushimwe ko wabanye nanjye mbaye igikoresho nawe urakora ushimwe reka buno butumwa ubushoreze umwuka wawe wera ugere kubatandukanye ukize benshi batandukanye Mana bemera bagaca bugufi bakihana ubagira ibambe
kandi ijisho ryawe ribarebe neza. Licho lyako Bwana libaangaliye vizuri. Wongera ubarebana amaso y'imbabazi abemera bakumbira. Ubakizanye n'igihugu cyacu cyose Mwana. Urinda abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Urinda abantu bose batuye mu mahanga yose. Abemera bose bakumvira ukiza imitima yabo. Urakoze Mwami Yesu ko wabanye natwe kandi ukabukoze ivy'ubutwari ni mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Imana ihumugisha. Imana ibahumugisha. Igukomereza amaboko ikwagure kuba wemeye kuyivugira nafashijwe kandi nukuri numvishije mbaye mushyashya muri Kristo Yesu. Amen. Imana ishimwe. Yego ndimo negereza ku musozo ndakwinginga utange nimero za telefone kugira ngo abantu dukurikiranye bifuza kuvugana nawe gusengerwa cyangwa se kwihana ibyaha baze kuno buryo baguvugisha. Urakoze cyane. Nimero yanje ni 0788 72 91 46 0788 72 91 46. Amaraso ya Yesu Kristo arazahura, arakiza, arabohora. Ngwino winjire muri Kristo Yesu, arahindura ubuzima bwawe kandi arahindura amateka yawe, azagukiza amakuba n'izago n'umwizera uyu munsi wa none. Amen. Amen. Naho uta rero mukore subscribe kugira ngo tukomeze tubone umunsi ku munsi. Ciao ciao. Ciao ciao. Amen.